Ami? We, bise nyina kwa kundi. Kandi mpagaze ahantu habi. Ubereka ari ahantu ni shoferi. Mpagaze ahantu habi inshuti yanjye. Yo. Welcome. Umbabashu shaka ubona abo natembere. Ubundi natembere. Murakaza neza rero kuri YouTube channel yanyu na Minadadu. Muri kubona ko ningenge kubatwara mu yindi si. Hano rero twatembereye arinze umutekano. Urabona ko bandindi umutekano. Urumva? Ya cheval ugira ngo muri umurado kitagifata amaguru genda attention. Yes. Mwakoze kuza mwicare murebe tugiye kuba icyo bita show. Muzi ko ngenzi kurwana muraje mu birebe. Let's go. Bakurikire. Let's go. Uriya mwana ko azira shofu uzi ko ari kuntera ubwoba harya bamanukira hano mwari munsi dadarashi yewe bawe irarakaye niyo size ko yanze yarakaye irarakaye irarakaye ibintu biri kureba gutya hana we ubu se ko yarakaye uze gufite ubwoba iyo ni yapfuye uramwana yasoje arayika tatu sobanura ubwoko bw'ubwoba ufite ngiye ko nangiye kugira ubwoba serekuru turabibona mu maso yo nise ko yarakaye muzanye ndende uko ushaka kuzenguruka hariya ndajya he ndagara he tambuka hariya burire komeza se tazajya bafata n'utuntu tw'usinapfa oya nta kintu urafata hano Seda duko ataza kumfata. Fate hano. iza nazo nazo gufata Fate hano. fata hano na hano hano Oy hano gutya. Bagiye. Nuri. Kabiri gatatu. Gahoro. Kwanza nama yageze kwigaho moto. Ateze kama dutaya. Kuna tambutse naga ari normal. Gutya. Cyane kiruka cyane. Na hano. Wigenda. Wajya guhemera ngo umuntu w'umusirikare. Kandi yaragiye kurwana ibintu amaze kubwira abantu. Ubundi wari ugiye kurwana n'ishavara wagiye kurwana n'iki? Mwana yanjye hirya none we. Hirya none se nirindazi niriki. Hirya none babaye. Icyo wihana cyane ukihana. Ibyaha byanjye ndabyemera. Niba yarakoze barimo kwiba nk'amafaranga. Njye namfate kuko. Agufata igisetso. Ikibazo ngo hari umugozi. Urumva? Bakandaho. Tema. Umwana uzi no kuyicyura. How is it? Yeah. Namekuhiri. Wayikora mu bwoba none. Oui, ntunyirukanse. Uragenda gaho. Petroli. Ntabwo ndi umukobwa utanyitiranye. Ungendeshe. Unago ndi umukobwa. Urabyakanye. Kandi zanga kudahengana. Ngiye mfite umwana mu.
umukobwa ni Ibuye n'umuhungu. Kandi kujyayo mbakubita. Oya. Oya ntabwo nkubita. Babari. Twagiye kubita. Oya ntabwo. Witeguye kugenda. Yagize ubwoba irabyumva. Twagiye. Buto cyane. Ko bita Uruhande. ku ruhande nyine kuyikubita. Nongere. Oya yaje. Ongera kubita. Uruhande. Hano ku ruhande. Ongera rimwe. Tugere. Ya kunyura muri umuhanda. Wagira ngo hari ikintu mwayindi. Turi gucumbagira. Kuri gucumbagira. Nuko afite ubwoba nyirayo. Nacyo bikasana atageze. Umva ko nta bwoba Okay, nta bwoba mfite. Sawa. Ongera kubita kwa kundi. ku ruhande ako kantu waguhaye. Nekura nkore. Kanu ureko. Yisesinga urakubita hano ku ruhande gutya. Twagiye. Gira hano gutya. Uri kumva reba hano. Ukubite gutya cyane. Nta mbaraga mfite. None meze nka Vitensi ya mbere gacize. Ja muri kuntera bamwe. Odadu. Yes. Prepare na kategori. Dadu ibintu uri kwivugisha. Dadu murano na kamera na telefone. Nase bibwirwa n'iki ko umuntu afite ubwoba. Irabyumva. Twakitese ngo ujye umutima wawe uri gutera. Kuri gucumbagira. Wowe nuko iyo uhengamye nabwo yahagarara nta kigenda. Kugiye kungwisha se. Iyo uhengamye yita ibyumba irahagarara kugira ngo ubanze wicare neza. Ariko barumva turusha ubwenge. Okay, ngera noneho yereke ka gasi ko witeguye. Amakamba yasobanuye. Ko ufite kondisiyo. Iyo urakaye irahagarara ntabwo ushaka kugenda urakaye. Ni ukuri ndishimye ngaho genda. Genda. Yewe usingwa hano. Wasayo ntabwo ari amapine. Yo. Tugende. Yeah. Yo, let's go. Yeah, ngo nishimye ngaho jyana. Yeah. Muzajya mu ijuru mwabisimba ngo ubungubu. Natwe turafata hano tugaruka hano. Ni muzu. Yo, nase ko iri rurushye. Turafatira hano. Hano harimo izuba ryakaba turafata turi kumanuka. Ahubwo irimo irareba hejuru. Njya kubite kwa kundi nyine yumva ko witeguye gukomeza. Sheri, niteguye. Cyane. Na cya kigero cyo mu ngobane. Twagiye. Yo. Ndi kuyivugisha nivu. Abashu muzajya mu ijuru mubanje kunyura kubera ko hano nigeragezwa ndakubwiye. Yewe kuva navuka hari n'ibiryo sha. Yo niri kunyobora. Ubuse ntabwo ziruha. Hari ikintu kitaroha. Njye mfitiye impuhwe sha iraruha. Ngaho ihute. Nzakuzanira umuhungu wanjye yahita yiruka. Yo mana. Ndi kubavugisha ariko. Kandi kwavuga ko bazajya mu ijuru dore ndi muri Edeni. Umushu shavari twigendere. Akagenda. Nese ko nta myembe irimo. Iracyari kuraba. Iracyari kuraba.
Shavari twigendereye. Nese warayimenyereye nawe? Tohana. Tuzana telefone. Telefone hano mwereke. Angana tuvuye ari kure. Ana mu kibazo. Raza hano kuno twese hano. Amagambo yashize uvuga. Ngewe ubu nge uriya muntu ntabwo ajya n'ubwa mbere agiye kujya ku yewe yarekuye. Sha yarekuye mu mbabarire. Nawe. Sha dore iri kuna. Irababaye irimo irishima hasi nirwamagara. Ako uzwa dadu yatera umuntu ubwo umvuko. Bakubita cyapese nyine babwira ati mwabanye ibintu nari. Nago nabikora. Nago yajyana. Kuri foto nyine yuko nyine twese nutakoze n'amoko. Let's go! Mwishuru. Gira gute. Nago narekura. Ntabwo agenda ntari. Rega urimo guiding ashatse yabwiye ati mwicaye we bikorere kura n'amaboko. Gira gukira amaboko. Nta kibazo. Ubusari kibazo. Ngiye mfite umwana w'umuhungu nakubwiye. Nta kibazo. Ndamutse mpfuye. Maze upfuye. Afi namurira kabisa giye. Ariko ye abagabo turabazi. Nashaka kandi kadobe ko komoka. Ibyo bintu ari kuvuga. Ibyo ni muri kubyumva? Ntabwo namukamenye. Ndi kwivugira. Sheri wakoze kuri portrait. Oya ndi gukoresha. Okay, tugende rero. Nakoresha n'ugisanzwe. Nese ko atabizi portrait. Koresha kamera. Nese byo. Yewe sha ubusa nishonje. Igure karoti na banyere bazizanira. Ayo ngiye bundi nka fanta orange cyo. Yego. Nani yiyemeza. Icyo. Sheri wakameye. Fanta orange cyo. Afite makano kubyemeza. Ega turabarakore. Ariko je nawe n'umurakore. Niwe murakore wenyine. Bacyanyu ni vieri deba. Inashisha please. So tugiye he? No sira bishobora. Shana mujye muyigaburira. Mujye muyigaburira. Turazamuka maraka. Zamuka. Kwaje yereka sinya ko witeguye kugenda. Adu. Agize Imana barakwangira nawe ubutitiru. Sha nabyazi ibi nabarimo. Niho. Hano. Unjambye mahoro. Imyembe yeyo. Kashitire. Gakoreho. Yeyo. Umwembe. Okay, ngongera witegura umwereka sinya. Sheri, abanze mbwira izina ryawe. Yego. Sisi Naomi. Wabyumvishe. Kubita n'amaguru none yabyumvishe. Cyaho turakira. Nese ko yanze. Ntabwo kubita abantu bako. Urahengana. Igira discipline ningiye mu ndege. Yego ngo witeguye. Let's go. Ndaho ngayereka. Yabyanze. Ahengana. Ubona kuri ruhande. Gutese. Manzo mbe ko cyane neza. Nicaye neza. Sawa. Kwagiye gukura. Si ubwenge. Ubwenge twabuze bwira amafaranga. Niwengamye gatike tu. Yewe ngamira na. None se ubu bwenge buva he? Imana niye. Maze birabizi ki itwaye umugeni. Yo. Yewe. Amaze imbere umufashe foto aho ngaho. Oya, numufata indi foto pe. Aha bahazo. Hano mu. Stop. Izugo. Okay. Sheri nukuri windeba nabi. Nukuri uzajya mu ijuru wowe. Nemara kwishoza ni ngoshiye. Wabyumvishe? Mwana pisi nyine kwa kundi.
kandi mpagaze ahantu habi ubereke ari ahantu Ubu ni shoferi. mpagaze ahantu habi inshuti yanjye gatoya nahita amanuka Ikindi uhumeka. Uziko mu ifoto bigaragara ko udahumeka. shawa gira kagukabye Ugende yagize ubwoba. Dai, kurusha ubwenge pe ntabibonye. Ntabwo ari byinshi cyane rero ubwenge. Ibintu n'ibindi kujyana rwego. Wayisatiriye cyane irana. ya iyo tugeze ahantu hamanuka usa nk'uwegama wowe mwegama gutya okay ngaho yereka ka gasenya ko witeguye kugenda none se ko mutari kumvugisha mwari kubikora muri imbere ye bari kunjya inyuma ahubwo bo bafite ubwoba kundusha yarangiza ntabwo nese ndaviramo turaviramo mu kigo baraturiye Viramo Sopetrade. Sopetrade Ukeneye gusengerwa. Ukeneye amasengesho kandi afashika. niwo y'ubwenge yagarare ndi kugira abanyuraho ba Dadu. Naomi. Iki bwira abantu. abashu ni ukuri iki ni ikigeragezo reba ahantu bari kunyuza nyine babone ko ari mu ishyamba nyine n'amapera jari icyo ufite nono ni akagufotora na nuze na telefone mutubitiremo turiya misozi Iri zuba se. oya urikuramo tamara amakamba matoya uraza hano ku ruhande batinye Mutagiye kugira ibintu bitwane ntabwo dufite ubwoba. no ariko cyane uko na behind the scene yari ngo nkwereke jari ayo mazi yari mu mutwe yavuye sha uko yacumbagiye wajyana ikintu cyayishe Ngomba kwigengesera ntakura hasi. yigomba kwigendekera Yabizi ko uri n'umuswa cyane mu kwitora yakumva. Umutima wawe. Ntabyo mvuze na none se sha yabaye icyungu twebwe ubu nitwe tugomba ku protocol Oya kuraka mu maso. uri kwifunga Uri kwifuka ntabwo ndi kukubona. Urica sho. oya nushaka kugira gutya Reba mu zuba. Reba hano. reba hariya mu zuba Nuritinye kureba gato uko rifata. None mera nkaho ureba hejuru wara kiriya giti. Ya uri kugaragaza ko uri amaso yanjye bro reba amatwi yawe reba muri amatwi yawe ntacyo okay. ure ubarebe bo barebe reba cameraman ni kumureba uzamura nkaho ugiye kuyikubita. Ariko ntuyikubite ari ukubita birapfa. acha mwereka kandi Ese no kwasa. Nubwoba. sawa ngaho bagiye okay none sa nk'uyikoraho nyine umera nkaho uri kuyikoraho tu ukuntu nyine uboname nyine usa nk'uyikoraho okay cameraman nakore mbere nyine ku buryo kuba kukoza mbabarira sha unama ego gitare None kwiyemera mu kurwana mu mukarati. ibi narwanira ande okay twagiye ujya Umubwiye ngo iki? uriya muntu agiye kujya ku ishofari nukuri wambaye n'umupira w'umweru ibyaha byose ariko urabibabariwe ibyaha byose urabibabariwe wapisha inuze muyiha amata oya ntugire ibaze bambwiye ngo iyo uri gute sha dadu mbyihore cyane cyaze bro sijya wahera ahera ubugana nase nyiteye ubwoba Uzabona ugize bitonuka. bitamvaho kwa kundi wagiye
ubu ntabwo daduraje wajyanye gukingura urugi rw'imodoka. gahoro Humura. Utaje kwishimira. Nyishimire. Wayizaniye genda happy. Mwa. Dore umwana mwiza. Mugende happy. Bizu. Mwa. Wakoze ntabwo wangwishije. Thank you. Mbabarira ko wajya kwikoraho. Ase ugiye nta n'ifoto yo gukoraho gutya kandi wica imiti. Genda ukora. Akoze bana. Nkoraho gute? Kuzenguruka. Wigira ko nihagarara mu ruhande jya muri ruhande rwa. handi mu kanwa Bongo iki? Hagarara iruhande rwawe. Ruhande. Ngo mpagarare. Genda uhagarare hano gutya. Umva bose. Turashaka hagarara iruhande kamera nkaho ikozeho gutya. Byakunda. Cyahita amahane. Ifite amahane. Ntabyo nkoze. Sogongeyo ntari. Icyo ngicyo nicyo ujyana bagiye kumanika. Bakamanika. Abagabo bari hano none. Kamumanika. Bagiye kumanika. Ari telefone akiye. Niye kuragase. Uramana password ya mama. Sha byo yigize. Nawe mama password ya mama na. Nayo ngira. Abaho zero gusa. Urwamera? Wangi cheers iri amazi yangaha turi kunywa Rwanda warajyaye. Mba abantu mutureba rero bagiye kutumanika. Boroshye mani gutya. Gutya ukagenda ugabanya bare nkubwiye ngiye mfite umwana umwe nago ndumukobwa uyihangane singo. Oya ndabizi. Mumura rwose. Mumura nta kintu uri we nigera nawe. Bo nta kibazo. Fasha. Mumura rwose nigera amahoro. Nese uwapfuye nagagera y'amahoro. Inshuro haraho ugira ugakomerezaho gutyo. Ni imigozi itatu. Ari uyu nguyu wa mbere kandi undi wa kabiri ugezeho akagustopa ahita uca wa kabiri. Kagaruka hano kongera ugasubirayo kongera ukoco kagaruka katijya ku mugozi wa gatatu. No vuga ngo biriya turabikora ku nshuro ya kabiri. Ibihe? Hara kuri noza kuri hose. Hari ibyo dushaka gukora. Kuri hose simwaje. Ujyaho inshuro ya kabiri, ujyaho kabiri. Inshuro enye. Murakomeza hari. Bino bintu. Yesu Kristo ureba mu izina rya Yesu. Dore. Dore umuntu upfuye agenda. Urageze hehe? Umpe password yawe hakiri kare. Tujyane twese. Reka nshire amazi yanjye hano. Sheri. Indwanyi cyane. Ibintu nubibona uzamenye ko mama we ntacyo atakora ngakuri. Papa warandinze sheri. No tugende nk'abakomando tugiye kubohora igihugu. Ninde ubanza? Dada banzi. Guys. We barimo barawereza kuri. Banyura he? Bakatira hariya? iyo umanutse hano tugera hepfo twagiye. Okay, aki. Andinde dada turinde byo kubafatara he. Ngewe surankamera unkamera. Ntabwo wapfa niba ntabwo wapfa cyane. Nago ufata hano? Ufata aho nyine ntukore hano. Ese ko ntabwo bufite. Ngiki se ko Yesu yabushize. Let's go. Jarike!
hano murakora inshuro ebyiri turacyari gisi rero navuze nta kuntu twasohoka ahantu nk'ahangaha ngo umuntu ajya mviremo aho no timu Naomi hejuru urumva ngiye urabona ino migozi iri hano ruguru turi kumanukaho mwabonye ino migozi mwabonye twahagira ugiye kwiba muri kuyibona iriya migozi ni miremire umuntu ashaka kugwa ngiye guprankinga Dado mvuge ko nguye turebe ukuntu abyitwaramo mwereka hano mwereka hano Dado ntadazi ibintu byabaye ngiye kumuprankinga mubwire ko nguye turebe reaction yiwe abasi dutahira ko hejuru Jackie Chan Igosha, ibi ni mama yake. Sheri utwo dutubi twawe turambabaje. Gashangiye ntabwo intoki zanjye zateze neza. Dado ni uri bukunkurikira. Urabagenda. ahita yarumaguru Twagiye. uramenye ko Naribagiwe. intoki zidasigara uretse uramenye intoki zidasigara Ngende. Reka nkorere umuntu prank. Uvuga ngo umuntu araguye. Ubundi ugiye kuza aho ngaho amajwi yari yapfuye mikoro yapfuye ariko murumva ko bise bigaruka ariko umva iyi prank yaranshimishije mu buzima ariko nyine ahantu nari ndi hari kure kamera mikoro itabasha kuyifata amajwi neza muri kubibona kuko ni heza mvaga muzajyeyo umva nakoze prank mu reba amajwi shaka yagiye hari heza ariko nyine uriya mutipe yabimfashijemo yarahamagaye ngo araguye uriko n'ukuntu baje birukanga baje kundeba ko twabibwanyeho na Jarike murabyibuka ko twabipanze uriko narihwereje Ami? We. It's a placard. Dadu usko narinjya warujya kuyicira prank man. Mari magurutsa prank yanjye utumye ipane abashunami. Frank yanjye igenze neza se basi. Mujinga ratukoze umuti ngo araguye. Abantu bari hari abasiko byabaye seriye. Let's go. Banje kuja kwira prank. Hano umuntu mwakoze kabiri hano. Oya. Ubu ni ubwa kabiri. Okay. It's a prank. Yeah. I prank my husband. Twagiye. Nuyigiye agiye kuri gatatu. Twarimo ibiti se hari. Ngende. Njani ndagiye.
soro bayi ni prank nari dukora prank uriya mugabo twashakanye wagira ngo kusaba cyane Mira Emi bakunzi wapi it's a prank man isa ni siporo ni ibitangaza tukurabara gahunda no kugenda ku biti kugenda ku biti n'abana Dadu badafite umuvuduko polisi mwandikira uriya muremure I can't wait Jari urafatiraho ino se najye free Nyabugogo ngo niko bayi oya reka mfatira hano no kugenda kuntuza umuntu utazi kwibyishiriraho binshiriraho urisi ko ari ibyo bintu ari byo ni marché ni gutera inama ntabwo bafite mana ahubwo umugore wanjye ndi gutinya ko ari bugira ubwoba intare shava mu nzira yewe yajya bino ndabigenza gute tera akaguru hano cyangwa ubanza koko hirya aba ari gutera hano njye ngira ubwenge sha kuki se bashyizeho bino bintu bagenda kumara ubwoba gake gake nicyo umusirikare ndi umusirikare ndi umusirikare mani let's do it sheri nuko abo wowe n'ubwo uramushaka yicabure kino rero ntabwo ndi bugisubiye wangiza ubwoba ibi bitatu nsidaye gato nahita nkurwa meme imigozi wambaye si gufata nyine komeza ni kure ko bakigenda somebody yeah shira muri silence uragenda mbere y'umugore cyangwa sana turere hariya bari mu rugendo good alright let's go ntakira jump iki ni nyine zo bagutungira hano kiratwara hariya ni kure kuki utari kunkamera inde ntibaba we hano ntabwo nagenda kabiri I'm so tired oya urayansigiramo ngo ngengeho ko nta kibazo ndaguha sheri kufashaho nize no kubengerega ntabwo ari bwinshi ngo ntabwo umuntu yemerewe kugira iki ntabwo wemerewe gusigamo inshuro yawe zose ugomba kuziga oya I can't oh my god genda bari kugusinyana ngo genda muramenye nimuzicwe n'inzara mwari muri kuzenguruka amashyamba kambabwire kurya ni ibya mbere iki giti ni icy'iwacu shani gakondo iyo urya inkoko wagira ngo ufite indi morale idasanzwe ubundi iyo abantu banzi basiko ry'inkoko hari ahantu abana bicunda ntabwo ujyayo nyine n'abana nyine ejo urandi umwana barakuze oya reba abantu ko batanga nuko navuze imyaka guys reka mbabwire ni ukuri mujye murya kandi murenzeho n'akantu
ibaze ko abagabo ntabwo ngo gitondo imanza ngewe babone kurya nyuma ariko nyine hari ibintu ngiye gukora ntimucikwe taza kwihutisha ndabazi ngiye gutwara moto nimwihutisha ngo agiye kuyirya yose icyarimwe agiye gushyira mu kanwa rimwe yakushunye yakuramo arakomboza ariko ngo rimwe maraba hano hari umuntu uzi gucoma hajya bamwita mucomante witwa mucomante uri gucoma mucomante hano hakora abakobwa beza muri mariye cyangwa muri singa atenda y'umuntu uri singo mu kanwa nuko hano abakobwa beza yihisha arabeshya siko sheri we yamubonamo Nguyu ni singo cyane. aba bantu se urababwira iki barimo gukureba babwire ko uteka neza dore tukuzaniye wari gukora ji cyangwa ari gukora ji ngwino hano babwire neza uyu muntu usiramuzi ni gute yego ko baragufunga Mana yanjye mbabari nyibukire batafunga. interinete Yego. urava hano wamumenye ibaze ufite umusatsi umeze utyo utanze muri Kigali Muri Kigali. ukaba utazi Dadu na Naomi muraranze Imwana n'uw'inyamirambo nta kuntu yaba. umwaka une yatanze wowe uri mu musozi hano hejuru mwakoze kutugaburira Namwe mwakoze. guys ngiye kugonga abantu muri bwicare inyuma ndetse yakunda se niyo kuvuga ngo dufite perime hano ntabwo bikora guys perime ntizikora ngiye kutuju yo ayi niwe mwiza munabwo yanabego nazabajyana n'umuntu ufite ibiro nk'ibyanjye ninde tujya kujyana genda kwinyuma agende kwinyuma yicaraho nta kintu n'utu Yicaraho. dukomeze twagiye ubona huzuye se uricara ntabwo mbura ni ntabwo abura wicara nawe marahaguruka mbere yamanze muco mwite mbahereza akazi mugiye guca he kwicara he ndicado umwanya wose okay nyine nyicisha ukuntu batwara ntabyo nzi n'ubwa mbere automatique iyi ni umuriro iri imbere iyi ni inyuma umuriro ni kwa giserera gutya iyo ugize ugira rimwe ntugende upompa cyangwa ugize gutya iyo ugiye gukata ujye gukata gukata ni amaboko nyine ukatisha amaboko dore gutya okay accélérateur ni ibiki niyo muriro akaguye n'iki ubwo twagiye rero uramfata ntabyo nzi dore reka abanza agende namara kubone gukurikira ntabyo nzi tugenda ye abuhombye ugiye hari inyuma
Chaka fata hamwe. agiye Genda yitwara agaciro. Genda gake cyane imbaraga gutya we nakugonga nabyumvise gutya ni cyane ndabimenyesha bari kureba umukino ngo mfatira rero kanyobore yo kwakina hese yego gutyo Nitare kavuga ntabwo no bro neza neza agara abanye ibintu mpamukore iyi ni umuti wallahi usiko na uzi ko abizi shari uzi ko abizi uzi ko ariwe witwaye okay peace ku bafana ho muri nyagasani yeza abana mubimbaze
ndangara kweli cyane none bazi kucyitwara mama uyu ngiyo yambitangiraho nari kubabara agahinda kose nagize karashize nananiwe pe sinakwemeje ariko nawe ukatanye igikabyo wakamahura sinabishoboye utagize wagerageza genda ahubwo kuki utihutaga kandi ari mwe mufite kamera ushiremo umuriro wa kamera wiruka cyane kuriya mwiruka no makasana agira ngo cyakora agahinda nari mfite n'ukuntu narushye nagiye ndu telefone abantu bihanganira ifoto y'ukuntu akasana ko nabishyizeho nawe nko umva muri hangana burije bado umvishe se yari sawa agahinda kose nagize kibi mpamvu nzagaruka nicyo kintu uzajya nkora urangirije ku ifarashi wasara umije ukuntu bivuna we aho ubwira migozi wahita upfa ariko ase mu nda ntibaramo n'ingutera ahubwo bino bintu ujya no usanga uzagura iminota myinshi ugiye mu kaburimbo batarametiriza ibiro byawe ukuntu bakurura cyane ukumva umugongo ugiye gucika iyi boro niyo nzagaruka nkajyaho ibindi byose bizaba niyo uzafata iminota myinshi nkazenguruka nka mu isaha imwe ciao si ibyo se dadu ngwino usezere kandi turi kumwe na kapiteni mu ndege nk'aba bakapiteni bose muri kubabona witwa nde Basma. You bro? Eric. Yes. Yeah. Uko mubibona rero. Ndege uruzi. Namubonye nawe mikuri moto. Genda kata ariko we. We. Umva yangenda nyaransiga nta bintu byinshi. Nagusize. Cyaza urampaye. Yes, ni kuri ya chano yanyu rero. Kapiteni Eric yabimfashijemo. Ubu twari turi ku butaka ejo turi mu mazi so mukore subscribe mukore na share mugwe na comment tuzajya no mu butaka mu mazi nambara ibya bibora tuzajya jari kagize ubwo jari tuzajya na kamera tuzajya yes turabashimiye abantu twari kumwe ciao bye